iyo ubona bari abantu bose barwanya abitwa M23 irwanira iki? Irwanira kubaho gusa, irwanira kubaho. Niho kuvuga ngo turarwana ngo tubeho, tugire aho twita iwacu, tuve mu buhunzi bw'imyaka 30, ariko tureke no kwicwa. Kwicwa kwabo kwaravuzwe, kwaramamajwe kuri za YouTube, kuri za video, abo bicaga, abo batwikaga, abo baryaga, ni ibintu biri ku mugaragaro. Ukibaza ese aba bose iyi si yose ibyo ntabyibona? Irabibona. Ese kuki byirengagiza? Kuba byirengagiza rero nicyo gikwiye kudukangura nk'abanyarwanda, nicyo gikwiye kudukangura ko twiraye twagira ibibazo, kandi nta wundi uzaturwanira iyi ntambara, ni twebwe tugomba kuyirwanira. Wareba ibihugu ibyiswe ngo byaje mu kibazo cya Kongo, cy'uburasirazuba bwa Kongo, ngo bije gutabara Kongo. Ese mbere buri gihugu buri kimwe muri byo ukibajije, ese ujya kohereza ingabo, wibajije iki kibazo? Wibajije niba Kongo ifatanya na FDLR yakoze jenoside mu Rwanda? Niba se warabyibajije ugasanga ari byo, kuki wohereje ingabo zawe gufatanya na Kongo kurwanya abicwa? Icyo ngicyo gikwiye kudutera impungenge, ariko bakabyoroshya ngo twohereje ingabo mu bufatanye no mu mibanire, bilateral collaboration hagati yacu na Kongo. Abakoze jenoside hano baracyariho, bafite imbunda, baracyakomeza kuzihabwa, baracyafite n'umugambi wo gukora genocide. Ariko n'abandi bafatanyije bo muri aka karere nabo noneho barabasanze ku mugaragaro. Ni ibintu bizwi, ntabwo ari ibanga. Hari abantu bari hano nk'impunzi, zari mu nkambi z'impunzi b'abaturanyi muri mu Mutara, za Mimuri, Rukomo, Ririma, mu Mayaga, Nyamagabe. Abo bose mu nkiko gacaca zabaye hano, hari abantu 660 bakatiwe n'inkiko gacaca b'ikindi gihugu duturanye, bakatiwe n'inkiko gacaca. Bamwe muri bo ni abayobozi. Iyo babonye uyu munsi bitabira igikorwa cy'ubwicanyi kiri hakurya mu gihugu duturanye cya jenoside, ukabona bitabira, bigaragaza ko n'urwo ruhererekane rw'iyo ngengabitekerezo n'ubundi n'ibyaha bakoze hano n'ibyo bemera cyangwa n'ipfunwe bafite bakijya kubikoresha hariya. Kandi hari igihugu gikomeye cyane cyari gifite intwaro zikomeye za burende 50 muri aka karere, zari Entebbe, zari zaravuye mu gihugu cya Somalia 92 mu ntambara 92, zijya Entebbe. Jenoside yabaga hano ziparitse Entebbe, bazisaba kugira ngo zize zifashe minwari. Abo bazisabye ba nyirazo icyo gihe baravuze ngo icyo twakora tunazibahaye nuko zaturuka ku mipaka zirasa, ariko ntabwo zajya guhera imbere mu gihugu zirasa. Ubwo ni ukuvuga ko iyo zirasa zihereye ku mipaka zari kurasa inkotanyi zihagarika jenoside. So uko rero ibyo bihugu byatekerezaga icyo gihe n'ibyo byakoze, nyuma y'imyaka 30 ubona nta gihinduka, ubona ari nako bakomeza gutekereza. Ikindi tugomba kumenya no kwitondera n'ubushishozi nuko bari abantu bose barwana bishyize hamwe ngo bararwanya M23 bose, buriya ikibahuza, icyo bahuriyeho, bariya bose bahuriye kuri ideology y'urwango ya jenoside, na ideology ya jenoside yo kwanga umututsi, niyo kwanga umututsi, niyo kwanga umututsi, niyo ideology urebye ni nayo ibashyira hamwe. Ko barimo kuba benshi tuzabarwanya tubashobore.
94 inkotanyi zari 19,000 niyo mibare, 1 2 3 ukagera kuri 19. FAR ingabo za leta zari 50,000, ugashyiraho gendarmerie, ugashyiraho interahamwe zatozwe guhera 91 muri buri komine yose, muri buri segiteri yose, muri buri nta musozi utariho interahamwe n'intwaro zaratanzwe. Abo bose ubabaze ngira ngo wageza mu bihumbi n'ibihumbi, wageza na hafi na miliyoni yagera. Kuba rero muri 94 ibihumbi 19 byaranesheje miliyoni bigahagarika jenoside mu mezi 3, ni ukuvuga ko nta cyatunanira ubu ngubu, ntabwo dushobora, nta cyatunanira.